uritonda uri umuntu uraho ucecetse cyangwa uri ivu rihoze. Oya, okay. Iyo urakaye nyine kwa guceceka ugashobora gutombokera umuntu ukaba watimbagura. Oya. Uri iki muri ibyo? Itsinda rya Papa Sava rigufasha iki? Itsinda rya Papa Sava rimfasha ibintu byinshi cyane. Muraho nanone ni Papa Sava. Mpinduye gahunda rero nagarutse, urabona ko nambaye nk'abantu kameme, ariko usa ni ngombwa ko n'ikaramu kugira ngo ubone urukweto. Papa ni mira, wayibonye? Okay, agasatsi karaconze neza, zamuka no ku bwanwa, ntabwo ari bubiri mani nk'ubwinuza. Hari abantu hano dufite ubwanwa bubiri, nimbageraho nabo nzabababwira. Asumani kwa Masava. Aya Asumani ni ikiroso, ufite ubwanwa bwinshi. Aha rero ndi kumwe n'umumama, ndi kumwe n'umubyeyi, ndi kumwe n'umukinnyi wo muri Papa Sava. Muraho neza? Muraho neza Papa Sava. Reka nk'ibintu urasa neza. Murakoze. Ni uguta ibintu ngo hari ukuntu ugira uryango wamena nk'igikombe bakavuga bati urashaka iki? Shaka umugore bamuguhe. Amakuru ni meza. Babanze bakwitegereza. Yamara ko kwitegereza ndakubaza ibibazo. Mwamubonye? Asuma wamubonye neza? Okay, piganzenze sani wamubonye? Ninde muntu se wakumakiye? Umuntu witwa Bosco. Bosco Mungu. Bosco kome. Ndamusuje akorera i Kanombe muri salo yitwa Masunzu. Yego Bosco Masunzu. Yego Bosco i Kanombe na salo Amasunzu. Komera cyane, ni nawe wagusutse? Oya. Uwakwambitse? Njye wiyambitse. Ni yawe usanganywe? Nitugutumira kenshi nizakubana mikera kuko ukeye bidasanzwe. Murakoze cyane. Ngenda yitira nkaba mfite nk'itatu wenda bamamagaye ku buryo ntabunuza, ariko yindi mfite abantu bashinzwe kuyizana. Ntabwo yose nayigura, najya nyibika yese, kereka nyibitse no hejuru y'inzu. Yiyambitse ariko n'ubundi niko bimera, hari ibintu butemerewe kureba cyane cyane umuntu akiyambika, ariko ngewe nambikwa na Yangsi Design hariya Cosmos Inyamirambo neza imbere yo ku Ntwari. Biragenda. Inzara ni umuhungu nawe unkorera. Ariko yitwa Minani, akorera Inyamirambo. Minani wasanga ari umwe wo muri zacu, umwe w'inuza w'amatara. Nawe afite saro. Ari saro. Ubu no kugenda ukuvuga ngo uriyambitse hariya wise uzamuka i Kanombe, barakumakiye wise ukomeza Nyamirambo, bakoze inzara hanyuma kwisiga ni Kanombe. Okay. Ntabwo nkubaza ibibazo byinshi, utica gahunda yawe kandi ugomba gutaha usa neza, sibyo? Mwabasore mwabagaho mwe, aba mama n'abakobwa baravunika. Ndaza no kugabanya kamema akantu mushyira mu mufuka. Vraiment. Voici. SP muri Papa Sava, SP ninde? Ufite ubwoba? Oya. Ntabwo. Nta kintu cy'ikidodo wiyumvamo? Oya. Urumva ugiye gusubiza ufite intege? Yego. Ntabwo ushonje? Oya. Wafashe ka cyayi? Yego. Okay. SP mu buryo burambuye, ninde, wande, wahe, wizeye, turagarukiriza aho ngaho. Oya, wande, washatswe nande, wabyaye bande, bangahe, tugarukiriza aho ngaho. SP muri Papa Sava, amazina yanjye ubusanzwe ni Mushimiyimana Esperance. Mushimiyimana Esperance. Yego. Nkaba ndi umukobwa wa Nyirishema Joseph na Kabatesi Sarapia. Sarapia. Iryo zina nirishya pe. Enzi ba Sarafina, nanzi ba Konsore, nzi ba Verediana, nzi ba Sarapia wumva si bakeya. Yego, ni bake. Mu Rwanda ba Sarapia ni bake. Wabuze icyo rivuze Sarapia? Ntabwo yigeze gusobanurira. Okay.
komeza utwibwire. nkaba mvuka i Kanombe, iwacu kavukire ni Kanombe. Sibyo. Biracyakomeza. Umukobwa, umugore, wabyaye, bitaraba. Iwacu ndi umwana, ngende imfura. Wanyuriye imfura. Yego, turabana 9. Abana 9. Nkaba ndubatse, ndi umudamu, mfite umugabo n'abana 4 b'abakobwa. Abana 4 b'abakobwa. Urabura 5 ngo ugere kuri muzehe na mukecuru. Abakera se ko babaga bafite ibyo babaha. Minerval irahenze. Irahenze. Ego, n'umugongo usigaye uryana cyane. Nigise. Abakera banza bitabara. Ufite umugabo n'abana 4. Yego, Imana ishimwe. Akazina ka Sarapia kangumyemo, ngomba kuzagashaka. Sarapia mama wamushimiye Imana. Komera cyane. Okay. Umwari Kodi, nizere ko wasubijwe. Newe wari wabajije niba uri umukobwa, niba warabyaye by'umwihariko ariko utarashatse, niba warashatse uri kumwe n'umugabo, ubwo yasubijwe. Turi kumwe, mfite n'abana. Hanyuma Cherry arabaza ngo uri muntu ki inyuma ya kamera? Inyuma ya kamera uri muntu ki? Inyuma ya kamera? Inyuma ya kamera ndi umubyeyi wita ku nshingano z'umuryango. Iyo mvuye hano nyine njya kwita ku bindi bintu byo mu rugo, nshaka ibindi byateza imbere urugo. Byateza imbere urerega isanzure. Ko ufite ubwoba, humura. Okay. Itsinda rya Papa Sava rigufasha iki? Itsinda rya Papa Sava rimfasha ibintu byinshi cyane. Icyambere ryamaye umuryango, ryatumye umuryango wanjye waguka uba mugari. Cya kabiri rimfasha mu buryo bwo kwiteza imbere. Kuko urahembwa. Yego. N'urugo rwanjye nyine rukagira ikizamukamo. Ikindi kintu Papa Sava ni ishuri. Duhora twiga buri munsi. Mpora niga, nahigiye ibintu byinshi cyane, n'ubu ndakiga. Ibyibanze nk'ikintu wahize ukavuga uti ahangaha basi iyo najya muri Papa Sava nari kuba mombye. Papa Sava harimo ibintu byinshi nahigiye. Kubana n'abandi, kumenya kuba muri sosiyete. Ubundi ntaragera hano nari umuntu utazi kuvuga. Ese ariko maze kugenda mbimenya, ibintu biraza. Kuri ubu Sarukondi ivuga gake. Waribana no kubana n'abandi. Ubwo bivuze ngo wakundaga kuba uri abo twita isolated, abantu birebaho, basa n'abibana. Buriya nanjye nikomera, nshaka kumara nk'iminsi 3-5 muri iyi nzu, ntakeneye undi muntu uza kumvugisha. Ariko njye kuvuga ndarenze, sindenze. Igize so ntago nkukata cyane. Okay. Warasubijwe. Wabazaga ngo itsinda rya Papa Sava rigufasha ikintu witwa Deneri Hambo. Deneri Hambo uyu nawe asigaye adukurikira cyane cyane. Deneri Hambo niwe wavuga ati yasubijwe. Ari uwitwa Akadomo Ariana agatire Erepidas, simbizi ni byinshi. Ese n'ubusanzwe uritonda? Hari ukwitonda, hari uguceceka, hari no kuba ivu rihoze.
uritonda uri umuntu uri aho ucecetse cyangwa uri ivu rihoze? oya okay. iyo urakaye nyine kwa guceceka ugashobora gutombokera umuntu ukaba watimbagura. oya uri iki muri ibyo? Nibiriya wavuze hejuru kuvuga gake? biterwa n'ahantu uri. igihe wenda biterwa n'ahantu uri cyangwa igihe. iyo Ariana biterwa n'ahantu uri cyangwa igihe, nimukubitana akagutombokana ntuzagire ngo oya. okay. ibibazo bitangiye kumbana bikeya narigize enye mwarimu uzi kubaza ariko ntabwo wancika buriya ubwo ko okay. mu bisuko hari ibyo twita amapenso, ni ibiryamye ariko bishobora kuryama wagera inyuma ukabikorera icyo bita kubibukira. tugira gusuka udusatsi usutse umusatsi wawe duto cyane tutwita amatrefe, utwiyongeraho tutwita amafe. noneho ushobora gusuka amarasita ari mu wayene cyangwa manini. ushobora gusuka ibyo twita ibigorobebe cyane cyane nk'iyo mugiye kuryama cyangwa ibituta. yego ushobora gutera coupe ukayikatira hazi zimwe bita coupe chinoise n'izindi. ushobora gusukisha imisatsi isanzwe, hari izo bita za poniyaya, poniteya, kwa wowe busutse byitwa ngo iki? iyi ni plante. Ni plante yitwa ntabwo ubizi? okay. ayibonye ndayikunda. urayikunda? mu kwisukisha ujya ukunda gushyiraho penso? ntabwo nyabikunda. amarasita? amarasita ndayasuka. amadrede? nayo urayasuka. ninde muntu ukunze kugusuka ukumva birakunyuze? nagiraga umuntu wansukaga muri salo ariko twabonye undi muntu hano usuka, ubu nzajya njya kwa Didasiyana. ni Didasiyana. ubu ni Didasiyana. jya kurishera ku rugo utera uburezi akagira ate akabwibanza. ntabwo ari njyewe gushakira isoko. okay. turacyakomeje. ubu ugiye kuvugisha ukuri. ubeshya abantu bari hariya, hari abantu benshi hariya bumfotoye mwakumirwa barahita bakuvuguruza. ninde muri Papa Sava iyo murimo gukinana atuma useka ukabyica? Ndimbati. Ndimbati. ni Ndimbati. kubera iki? dore ziwe ziba zisekeje. ziba zisekeje? okay. ntabwo nanjye ndibuzamuke hejuru cyane ngo ngusige ariko ndakubaza. ikindi kibazo, ninde muntu muri Papa Sava ukunda kurya cyane? ukunda kurya cyane? nyine breakfast akayifata, za nyama turimo kurya zasigara akabariyeho, akafata ranshi, no wenda n'ibisigaye tugiye gutana nyine ukabona afite apeti. twese iyo twaje hano turarya. nawe nawe ni twese. ni twese. nawe ukurusha apeti? okay, sawa. ninde muntu muri Papa Sava ukunda gukererwa kurusha abandi? oya ndi wowe uri kubazwa utubazo tw'amatsiko, nta ngaruka tugira, ni ukwisanzura. ni abasuzi ndativa. ariko natuma bamubita. bande se? dative. okay. kandi nanjye namuvuze kuri RBA gukererwa no gusakuza.
no gusakuza n'ibirimo Yego. cyangwa ntabwo ari uwuha umwanya wa mbere Oya. kuri wowe ninde ufata umwanya wa mbere mu gusakuza niwe Okay. Hano ni nyine ni utubazo tw'amatsiko. Okay. Mu buzima ni iyihe sene twaguhaye hano muri Papa Sava kuyikina bikakugora ukavuga uti birangoye pe kajya wiyambaza abandi kangora kwikina hari sene twigeze gukina hariya na digidigi igihe atira imyenda agatinda kujya kuyitirura digidigi atira imyenda agatinda kuyitirura ukamufata mu ijosi mu bukwe niyo yakugoye kuki wumva yarakugoye ntabwo ari cyane ariko icyo gihe kuko hari harimo ibintu byinshi ariko umbajije iyo bamfashije digidigi niyo wamfashije kugira ngo nyikore neza bikunde yari yakugoye mu kumufata mu ijosi ujya wifuza ko abana bawe bakina filime yego yego wumva ari umwuga wakangurira abana bawe cyane. ukavuga uti namwe nimubona umwanya rwose muzashyiremo agatege uwabikunda namushyigikira ni ryari wazindutse cyane uvuga uti ngiye gukina hano ntabwo tuzinduka cyane oya mu buzima busanzwe ese ni hano gusa wakinnye nta hantu ndazinduka cyane ese haba hari ahandi wakinnye hari ahandi hari iyo bitaga ifoto mbi ariko yari short movie ya Mama Zuru hari n'indi yitwaga Rebe nizo na muri Seburikoko nigeze gukina na Seburikoko ntabwo urazinduka ngo bise nkaho nyine mu rugo bigaragara nkaho waritemye utemeje urumva n'ubundi amasaha mbyukira nza hano n'ubusanzwe niyo mbyukira mu rugo kuko n'ubundi mba ntunganya abana ngo bajye ku ishuri n'ubundi niyo mbyukira ntabwo bijya bimvuna ni ryari waba waratashye bwije ku buryo inshingano z'urugo ubona ko ari aho zatakaye ntabwo natahanenze cyane urugendo rwawe rwo gukina umugabo wawe arwakira ate muri uru rugendo natangiye nshyigikiwe n'umugabo wanjye kuko iyo atanshyigikira ntabwo mba nyirurimo njya gutangira narabimubwiye ndamubwira ni ubundi abantu byahereye byatangiye mpura n'umuntu bita Ibrahim umuyobozi wari umuyobozi muri Seburikoko ndamubwira ko nshaka kuzakina filime nanyura mu yihe nzira byagenda bite arambwira ati nzajya nkubwira ubwa mbere ndangira casting ndangije mbibwira umugabo arambwira ati courage niba wumva bikunze komeza nyine ndagenda ndanayitsinda uretse ko iyo filime itigeze ikinwa ngo ikorwe njyayo ngezeyo ndatsinda ndamubwira natsinze bamfashe ahubwo iyo ya mbere nagiyemo niyo ngiyo yitwa Rebi baramfata aranshyigikira ndagenda ndayikora nkajya ngenda mu gitondo nkamubwira ndagiye mu kazi akambwira courage nagira akamamagara bimeze bite nkamubwira ni sawa nataka amaze umunsi wawe wagenze ute aranshyigikiye cyane pe aranshyigikiye kuko aho bikenewe ko ari icyo amfasha kugira ngo mbashe kwitegura kugira ngo mbashe kugira gute aramfasha akanshyigikira hanyuma waje kwisanga ute muri Papa Sava ukuntu naje kwisanga muri Papa Sava ubwo Ibra nyuma yaho yarambwiye ati muri Papa Sava bashaka abakinnyi turandaza ngira ngo icyo gihe nibwo bwa mbere bari bakina ari na benshi mbere bari bake tubanza kuri sene yo guhinga hariya mu murima duhinga arambwira ati bashaka abakinnyi arambwira ati ni ukuzinduka ndazinduka ati saa moya ni ukuba ugeze mu miduha
narabyutse kare nditegura, urumva we naramubwiye ngiye muri Papa Savate ntacyo genda, ni ukuzinduka tuzinduke nta kibazo. Icyo gihe n'abana bari bakiri bato, arambwira tugende ndi bugufashe bageze ku ishuri. Ndazinduka ndaza nawe bageza ku ishuri, ndamaze bageze ku ishuri ati sawa, ati yego ni sawa. Ubwo ndaza ngera hariya, ubwa mbere nakoze sene ebyiri uwo munsi nkora yo guhinga, twahingaga mu murima, irarangira dukora n'indi, ubwo ndataha. Nyuma nibwo mwongeye kumpamagara ndongera ndagaruka, nuko urugendo rwanjye rwakomeje rwo muri Papa Sava. Ni bangahe mwakinanye icyo gihe ukina sene yo guhinga kuri ubu mukiri kumwe? Nsabimana na Ndimbati yari arimo, ariko Ndimbati yari amazemo iminsi, na Ndimbati Rugaba nawe ngira ngo twarakinanye na Rugaba, nabo ngabo bari benshi icyo gihe, bari benshi ariko nabo ngabo twakomezanyije. Ndayibuka sene yo guhinga mwari benshi, ba Rugaba, ba Nsabimana, nawe nanjye nk'umuntu nka Kapita, n'undi ukina mu zindi ubu ngubu. Nuko nizihe nama cyangwa inama wagira abantu b'igitsina gore, ubwo turavuga abagore n'abakobwa, ku bijyanye n'uyu mwuga wo gukina filimi? Ni umwuga woroshye? Inama nabagira ku bijyanye n'uyu mwuga, nyine ni akazi nk'akandi, ntabwo ari umwuga, ntabwo ari akazi gakomeye ku buryo wavuga ati biriya ni ibintu bikomeye ku buryo ntabasha ariko nanone ntabasha kubijyamo, ariko nanone bisaba impano. Ntabwo ari ibintu uza ngo uvuge ngo mu gitondo nimbyuka ndajya gukina, nyine bisaba nawe kuba ubyifitemo kandi ubikunze, ubikunda, ukabishyiramo imbaraga, ukabishyiraho n'umutima wawe. Kumva ko ari akazi nyine n'akandi. Ni ibihe bibazo bibiri wabaza uwakubazaga? Ko byanze bikunze hari igihe uwakubazaga yaguhohoteye ukavuga uti nanjye nzamwishyura, kandi wenda ugasanga nawe uzamwishyurira. Ikibazo cya mbere ni ikihe kibazo wumva wambaza? Ndashaka kubabaza, atubwiye ko uru rugendo ugiye kurumaramo imyaka 30, mu kwa 10 aribwo uzaba wujuje imyaka 30. Mu kwa 10 k'umwaka utaha? Umwaka utaha. K'umwaka utaha. Yego. Mwebwe muri uru rugendo ni izihe mbogamizi mwahuye nazo muri urwo rugendo? Mu rugendo rw'ubuhanzi, imbogamizi ya mbere kandi inakomeye ni amikoro. Icya mbere cyari amikoro, kuko ntangira byari ukujya kurushanyirizwa ibikoresho by'ishuri. Ntabwo icyo gihe twari tuzi ngo habaho studio, iyo studio wayikoreramo ibiki, wakoreramo iki. Nyuma rero ubonye ibya mbere bitsinze, imivugo ukayihanga, teateri ukazihanga, ariko wazinyuzahe? Ese wabisohora ute? Ibyo ni amikoro. Nyuma tugeze muri segonderi, hakurikiyeho noneho bigeraho hakaza ikindi kibazo cy'ingutu gikomeye. Barakwakira bate? Cyane cyane umuryango wawe. Ubwo ngenda bivuga nk'umuntu wari ukirimo kwiga nyine segonderi. Sinzi uwigeze kujya kubwira iwacu ngo umwana wanyu ngo byararangiye, ngo ariko yakwirwa azenguruka imisozi ngo abwejagura. Uri kubyumva? Hari n'ukuntu uhura n'abantu bakagushuka nka bariya baharani cyangwa uriya muhungu wa Piganzeze cyangwa ba Sumani bakiri bato, bati kugira ngo utwike urakubitamo stili.
noneho bakaguha nk'ipantaro igiye ishwarambuye hasi, bati n'ikimenyimenyi asigaye yambara ibintu bimeze nk'ishaburi. uri kumva, icyo kiba icyiciro kimwe. Iyo noneho bimaze kurenga icyo cyiciro, ababyeyi bagusobanukiwe, toronkome watsinze neza, segonderi watsinze neza, winjiye kaminuza, ariko uri muri iyi nzira y'ubuhanzi, hakurikiraho ihangana. Tangira kujya guhangana n'aburuta n'abakuruta, bamwe bakwemera abandi ntibagire bate, ntibakwemere. Iki ari nacyo gihe kinini twabayemo pe, na n'ubu ni nkaho tubirimo. Aho wumva abantu bakubaza ngo waba ari wowe mukomediye wa mbere, waba ari wowe muhimbyi w'imivugo n'uyivuga wa mbere. Ni icyo kintu cyitwihangana. Waba wabivuze komantere zikaba 5, 2, ariko komantere simbi ziza kuba ikibazo iyo uri gusubizwa n'abo mukora umwuga umwe. Icyo twita guhangana. Nyuma rero hazaho ikindi cyiciro cyitwa ngo wagezeyo, warakize, waraminutse, ntukirira. Akaba ari wowe noneho abantu barimo gusaba. Nta n'umwe witaye ku bibazo bishobora kuba biri muri urwo ruganda rwa sinema, rw'ubuhanzi nyemvugo nyarwanda, ndavuga imivugo, ibyivugo n'icyo udashobora kugira aho wabikora kugira ngo ugire icyo uronka. Ariko kuko abantu barimo kukubona cyane, ibindi wababwira yuko wanaburaye ntabwo bibareba, ahubwo bakeneye yuko niba bakubonye uwo munsi wohereza n'icupa ryo kunywa. Izo zose ni inzitizi zigera ku muhanzi. Hari n'abandi rero bavuga yuko bagusumba, kuko bagusumba rero nta na rimwe ukwiye kubura. Haba mu birori bishyuyemo abandi, haba mu byakorewe ubuntu, hose ugomba kuhaboneka, ukarya, ukanagira ute, ukanywa, ariko ntuzabure umwanya. Waba wawubuze rero bikitwa ko wagize ute, wasuzuguye, wirata, wamaze kugera iyo ugera, waraminutse. Ariko wibuke yuko nta mazi yibagirwa iwabo wa mbeho. Kandi ubwo kwa mbeho ukenewe na bose. Rwa rwego rwawe urimo ukenewe n'abo muri kumwe. Ba bandi bagusumbye nabo barashaka ko baba bagufite gutya. Hari abakeneye kujya kugusengerera icupa na burushete, hari abakeneye ko ubafasha mu bitabo barimo kwandika, hari abakeneye ko ubafasha gususurutsa abana babo, baba ari aba hano n'abavuye hanze. Noneho hari n'abakubwira bati uzaze nkuza mu bandi, erega uri n'uwacu, uri kubibona, uzarya uzanywa, ariko abana bacu bazagire bate, bazishima. Kabwira ko rero hari gahunda wari ufite yo kurikodinga cyangwa yo gufilima, bumva wagize ute, wasuzuguye. Ariko uko imyaka igenda ikura, uko ubuhanzi bugenda bugukuramo, niko ugenda n'isi igukenera, ubishaka utabishaka. Niko ugenda nawe wiyima bimwe na bimwe, bamwe na bamwe, ubishaka utabishaka, ubishaka utabishaka. Ntuwumvuguruza ukaba ufite PhD, ukaba ubu ngubu ushobora kubona umwanya wo kujya gusangira n'abantu bo mu cyaro imbetezi n'ibivuzo, mukajya mu gishanga mugasoroma uburoro cyangwa uburoro, sinzi uko mubyita, mukaburya. Iyo myaka ukayibasha ukayishobora, uzaza untera ibuye. Hari ikindi kibazo ufite? Asubijwe, ibyo birahagije. Undi Nyagasana bakomereza ubuzima. Nyagasana dukomereza ubuzima. Ariko hari message wagaye abafana, abakunzi ba Papa Sava. Abakunzi ba Papa Sava turabakunda. Mukomeze namwe mudukurikire. Mwibuka gukora share na subscribe.
muduhere abantu ibintu byacu. ni ugukandaho rimwe ntabwo ari buri gihe nibuka gukanda bakandaho rimwe bikaba birabaye batarabikora rero turabasaba mubikore. Urumva hari ikibazo nibagiye kukubaza? ntacyo ahubwo wambajije ngo nize ahubwo nabyibagiwe. ahantu nize primaire nayize Kanombe. Segonderi tronkome nayize i Butare aho bita Ecole Secondaire de Kiruhura. Wabikira. Superieur nyiga i Kanombe n'ubundi aho bita muri Sanyarugunga. Yego. Ntago wakomeje hejuru yaho? Oya ntabwo nagarukiye. Uyu mwana cyangwa nuri umwana? Oya ndi umukecuru. Umwana ku babyeyi bawe bombi baracyariho? Barahari, papa na mama barahari. Nyogokuru? Nawe arahari. Sogokuru? Oya hari mfite nyogokuru ubyara papa gusa. Ubyara papa wawe. Ewe urumva utari umwana? Hinda nakuruta imyaka buriya tugiye mu irangamuntu. Ntago wigeze uyivuga. Uyu mwana wacu wanyu w'igihugu w'isi, umwana uvuka i Kanombe, ariko Kanombe y'isoko za Nyaruguru. Wari ubizi ko mbizi? Okay. Ba Margarita, ba Kidomange, ba Dafi, ba Gasongo, bana ndabafite. Kandi namwe ndi kubatekerezaho noneho ku buryo ngewe urumva ngomba kubaza ariko nkabanza nkanamenya n'umuntu bimeze gute ako ntago wari ubizi ko nkaza. Okay. Yaruwo nanjye naruko turabashimiye ibiye byiza tugaruke ubutaha. Ariko kakano yababwiye ko gukandaho ukanasharinga byemeza ko biryoshye ntimukibagirwe. Ni Papa Sava subiza ciao ciao.